Menya neza umujyi wa Kampala. Kampala ni umujyi mwiza kuko ni umujyi mwiza ukeye cyane, umujyi munini cyane, umujyi mugari, umujyi ushobora gushakiramo amafaranga ukayabona. Ni umujyi wa Kampala. Menya neza umujyi wa Kampala, umenye dutemberane. Murabizi ko ari gahunda ya dutemberane kabisa. Mbibutse yuko njyewe muvugana, njyewe nitwa Dushimento, nkaba ndi umwanariza cyangwa se umuntu ubatembereza ahantu hose hatandukanye, nk'abakereka uko bimeze. Mwibutse ko ugomba gukanda subscribe, ntiwibagirwe inzogera kugira ngo dukomezanye ibiganiro byacu bigenda neza. Ushobora no kujya kuri video zacu zose ukareba uko biteye, uko byimereye kabisa. Nahangaha ngiye ngo murareba hariho video nyinshi koko kubujya utagira irungu ukamenya uduce dutandukanye na gahunda ya dutemberane kabisa. Ahangaha ibihari kabisa. Mbibutse yuko ahangaha rero mba narakoze video nyinshi zitandukanye, nyinshi kuko mu gihe wageze kuri channel ya Showbiz nta kintu wahabura. Reka dukomezanye noneho n'umujyi wa Kampala. Umujyi wa Kampala ni umujyi munini mwiza cyane. Ahangaha murayibona ko ariyo korodone turiho ubu ngubu nonaha. Reka mbiyerekere inyubako nziza cyane, amashusho meza cyane, inyubako ziri mu mujyi wa Kampala utigeze ubona ahandi papa wanjye. Ahangaha rero niho hari umujyi munini cyane, niho hari umujyi uteye neza cyane, ukeye bro. Ntuzumve ngo baravuga ngo Kampala ngo ni ahantu hari iki n'iki, ngo hari amanesha umwanda bro. Irebere nawe, tembera bro. Iyi ni gahunda ya dutemberane. Ugomba kumenya umujyi bro. Reba umujyi, wabonye etaje irenze cyane, amazi meza cyane, piscine. Mbibutse yuko ahangaha hari Kampala bro. Ni gahunda ya dutemberane. Ugomba gutembera ukamenya uduce dutandukanye, uduce tuba tuzengurutse igihugu cyacu, aho duce two mu mahanga. Mbibutse ahangaha ni Kampala, UG, this is UG bro. Uyu ni umujyi wa Kampala. Mbibutse yuko ushobora kujya mu mujyi wa Kampala ukabura inzira igucyura, ukabura aho uherereye, ukabura ahantu uhagaze ngo ni hehe, ntumenye ngo ubundi urava ukajya he. Ahangaha bagufashe bakavuga ati tuguteretse mu mujyi wa Kampala, ntago wapfa kuvuga ngo nderekeza he. Uyu ni we mujyi bro. Uyu ni umujyi munini cyane, umujyi Museveni yiyubakiye, umujyi w'iterambere kabisa, amazu meza atandukanye. Niya gahunda ya dutemberane rero, niyo mpamvu ngomba kukwereka ubuce butandukanye bwa Kampala, ari naho ahangaha. Iyi ni imihanda bro. Urabona Uganda ukuntu bimeze, ntabwo imeze ngo ni iki ahangaha rero niho usanga hari imihanda minini itandukanye, imihanda myiza cyane inyuranyemo, jya kumera nk'iya Kigali. Ariko Kigali murabizi ko ari ikosora, ariko ntago na Uganda ari mbi. This is Kampala bro, this is Kampala city. Mbibutse yuko mugomba gukora subscribe bro. Ahangaha noneho niho umujyi mwiza cyane, umujyi ufite agapisine keza cyane, umujyi undi. Mbibutse neza nababwire neza, Kampala ni umujyi bro, ni umujyi w'amafaranga, ni umujyi bro aho usanga ama etaje menshi ari yaganje Kampala. Mbibutse yuko nta muntu uhashakira ubuzima, nta muntu wajya kuhashakira ubuzima ngo byange, ntago byakwanga bro, kuko ahantu hose wakobita, ahantu hose inguni zose wajyamo, ahantu hose wanyura wahabonera ubuzima bro. Ari naho ahangaha Kampala kabisa. Ushobora kuhazenguruka, ushobora kuhashakira akazi, ushobora kuhigira amashuri. Murabizi amashuri yaho cyangwa se mekanike yaho iri hejuru cyane bro. Cyo bukoze nko mu mateka, ikintu cy'umuziki ho like nk'igihugu cyacu kiba kiri hejuru mo gakeya, kiruta Uganda mo gake, ariko bitavuze yuko n'Abagande bakora nk'umuziki mubi. None wangaha rero niho Kampala ugomba kumenya Kampala, tugatemberana bro. Ahangaha ni Kampala. Ngire ngo murahabona amajaride ameze neza, inyubako zimeze neza, ewana hasa neza koko nkuko mubibona. Ubuce butandukanye mba ngenda mbukatakatamo gake ngire ngo muhamubureba kabisa.
ahangaha ni Kampala kabisa, naho haba hari imihanda bitavuze yuko hose hageze kaburimbo, ariko ahangaha ho murabona ko nubwo ari mu mujyi cyane ariko harimo n'imihanda y'ibitaka bro. Ahangaha nta bikaza ariko ni imihanda ibikosotse neza kandi bifite icyerekezo aba ari vuba cyane. Nakubwiye ngo nubwo ahangaha ari mu mujyi wa Kampala, ni umujyi munini kabisa washakiramo ubuzima, ariko bitavuze yuko wawugereranya na Kigeli bro. This is UG. Ni gahunda ya dutemberane, ngire ngo murawuzi kabisa, murabizi kuba tumaranye igihe, kuba dusanganwe, ariko nawe nimba uri mushyashya ntugende udakoze subscribe, like, comment. That is our favorite bro. Aho ngaho niho twisanga kabisa, niho dukunda cyane. Yo waturebeye nka video zacu tuba twateguye twakoze, ukaduha comment, like, subscribe, that is our favorite. Ibyo nibyo tuba twikundira cyane. Ubwo rero nkatwe tuba twakoze ibiganiro nk'ibi ngibi ya supporting unyuze muri ubwo buryo, natwe tukwereka umujyi bro. Uyu ni umujyi, iyi ni gahunda ya dutemberane. Ngira ngo urabibona ahangaha ni mu gishanga cya Kampala kabisa, murahabona. Ariko aha ni mu mujyi kabisa, aha ni mu mujyi umeze neza cyane. Mbibutse yuko Kampala ni nini wewe, Kampala ni nini kabisa, ntabwo wapfa kuyitembera uko yiboneye. Nakubwiye ngo umuntu ashobora kuguterura yagutereka ahangaha, ntuzamenye ngo uzataha unyuze mu yihe nzira kabisa. Iyi ni inzira kabisa, ugomba kumenya ubuce. Iyi ni gahunda ya dutemberane, ugomba kumenya ngo ahantu ni hehe, Kampala iteye gute, inzira se nanyuramo ntaha nizihe. Mbibutse yuko iyi ni gahunda ya dutemberane, ugomba kumenya umujyi, ukareba inzu zigezweho bro, ukareba inyubako nziza cyane, inyubako ziteye nk'iz'ibwami kabisa, inyubako baba barubatse bitondeye nta hubuhubu. Iyi ni gahunda nziza cyane, iyi ni gahunda utasanga ahandi hantu, kuko uyu ni wo mujyi mbona bahitiyemo, mvuga ati reka mbereke, noneho reka mbereke umujyi mwiza cyane, nkawe utarasohoka igihugu, nkawe uba wibereye mu gihugu kimwe ariko utazi ngo hanze bimeze bituka, like ukabuzi Kampala ariko nanone kandagira muri Kampala bro kabisa, utararenga umupaka ngo umenye ngo watembereye, ngo ugomba kumenya ngo umujyi ngo bimeze bite. Ahangaha rero niyo gahunda mba nabahitiyemo nkabazanira. Mbibutse yuko n'ahantu hari n'imihanda ya highway, noneho murabizi yibera UG Kampala kabisa, haba hari imihanda minini cyane inyuranyuranyemo, imwe ica hasi bro. Ahangaha noneho niho uba usanga hari itandukaniro kabisa. Ahangaha niho ugomba kubona ko UG Kampala ari ikosora kabisa. This is Kampala city. Murabona imihanda inyuze mu kirere kabisa, imihanda abashinwa bubatse baravuga ati ahangaha cyokoze, ahangaha harakosotse. Mbibutse yuko iyi mihanda mbereka ni imihanda bita highway, ni inyuzemo ugomba kwishyura. Iyi ngiyi imihanda irishyurwa bro, ni imihanda ushobora kuyoberamo ukaba wagenda igihe kinini cyane utarabona aho unyura, cyangwa se aho ukatira usubira byibuze aho uvuye. Ushobora kugufata urugendo runini kubera ko kugira ngo uhindukire biba bigoye kabisa. Ni imihanda highway, murabona ko ituranye n'ikibuga cy'umupira kabisa, stadium ya Uganda. This is stadium bro. Ahangaha naho bakinira umupira banidagadurira kabisa, nkuko wumva ngo stade Amahoro, nkuko wumva ngo ni stade y'urubyiruko y'iterambere kabisa. Ahangaha naho ni muri stadium kabisa. Ahangaha ni Kampala, ahangaha ni Kampala muri stade ya Nambole, murabibona ahangaha Mandela National Stadium Nambole kabisa. Ahangaha niho twibere. Mbibutse yuko iyi ni gahunda ya dutemberane Kampala, iyi ni gahunda y'umujyi. Ahangaha ni Kampala bro, ushobora gushuka ati ngomba kumenya Kampala ni hehe, ukamenya Kampala mbese ni hehe, ukamenya ubuce butandukanye bugize Kampala. Murabizi umujyi aba ari munini kabisa. Iyo umujyi ari munini rero ugomba kuzengurukamo ukatakata bro, ubereka uvuga ati njyewe umujyi ndawuzi kabisa.
nta mpamvu. Nk'ubu ngubu urugero hagize umuntu kugeza kuri stade wahita ubabwira uko iteye n'uko iforomye n'imihanda izengurutse ahangaha, ugahita umenya ngo ndasohokera hano hari inzira, hano nta nzira ihari, ugahita umenya ngo niyo gahunda kabisa mba nabazaniye, kuvuga ngo umuntu agushyize kuri stade ya UG ya Kampala kabisa, ese nabyitwara mute, ese inzira yahankura ni iyihe, ese inzira hari imihanda imeze gute? Ahangaha rero murabibona ko byose mba nabibazaniye kabisa kugira ngo menye ngo gahunda ni iyihe. Ugomba kumenya ko gahunda ari dutemberana umujyi bro. Aha ni gahunda dutemberana, mba ngomba kubageza ahantu hose hatandukanye ukamenya umujyi bro. Kandi nawe nimba wifuza kugira ngo umenye ahantu utazi, nyandikira muri comment umbwira ati nshaka kumenya umujyi uyu n'uyu, umbwireho ibintu bitandukanye ukeneye kumenya, ngahita mbikubwiraho, nkakubwira uko umujyi uteye kabisa, mbikwereka no ku mashusho, tugatemberana umujyi kabisa, ukamenya umujyi mu buryo butandukanye kabisa, kuko iyo ni gahunda idasaza kabisa. Mba ngomba kubagezaho gahunda itandukanye nk'umunyarwanda, nk'umujene kabisa, ukagenda umenya ubuce butandukanye buri hafi y'igihugu cyawe. Ukamenya hafi y'igihugu cyawe. Mbibutse yuko nubwo ahangaha turi Kampala, mu mujyi wa Kampala, ukeneye no kumenya Kigali yose, uduce dutandukanye twa Kigali, ahangaha mba mpakubereye kugira ngo nkwereke uko byifashe mu mihanda bro, uko byifashe inyubako bimeze bite, ukamenya quartier, ukamenya ngo mu gihe naba ndahangaha ese nanyura mu yihe nzira kugira ngo ngere ahangaha. Iyi ni gahunda ya dutemberane, ugomba kumenya ahantu kabisa, ukamenya ubuce butandukanye bw'igihugu cyangwa se bw'umujyi mukuru kabisa, umujyi utandukanye, umujyi uteye neza cyane, umujyi usukuye, umujyi mwiza pe, umujyi uteye ukwayo. Uratuwe bro, uratuwe, kuko ugeze Kampala nibwo uhita ubona ko ari umujyi mugari, ni umujyi munini kabisa, ni umujyi ushobora kuvuga ngo nawe ugenda igihe kinini cyane, igihe kidafite igaruriro ukasanga nturagera naho ujya kabisa. Mbibutse yuko iyi ni gahunda zitemberane kabisa, ugomba gukanda subscribe, ukamenya ubuce butandukanye, ukamenya ubuce bunini cyane, umujyi munini cyane ndetse utandukanye kabisa. Iyi ni ya mihanda ya highway ugomba kunyuramo, ugaca hasi hejuru, ukamenya quartier kabisa. Mbibutse yuko uyu muhanda ushobora kuwujyamo kugira ngo uzabone aho gukatira ngo uhindukire bikagorana, kuko iyi ni imihanda yubatse bro, iyi ni imihanda yubatse kandi imeze neza kabisa, imihanda myiza cyane, ikeye kabisa, ngire ngo murabireba. Iyi ni imijyi kabisa, uyu ni umujyi usanga utuwe n'abantu benshi cyane, nubwo mu bureba uku nguku mu mpande haba hafunze bro, mu mpande haba hafunze, hari inkuta zikomeye cyane, nta modoka cyangwa se ngo umuntu wapfa kuwinjira uko yiboneye, kuko ni umuhanda wishyurwa. Uyu muhanda urishyurwa, mu gihe ugomba kuwugendamo ugomba kuwishyurwa. Uyu ni umuhanda wa highway werekeza ku kibuga cy'indege cya Entebbe, cyangwa se ukata ku makaritsiye atandukanye za Kampala, za hose ujya ugomba kugenda ukatamo. Ni umuhanda munini cyane, munini koko, niyo mpamvu mubona ko hagiye harimo utuntu tw'utubariyeri hariya, ushobora kuhagera ukishyura bitewe n'uko wahindukiye mu wundi muhanda, cyangwa se umuhanda uri kugendamo ufite igihe kinini cyane cyo kuba wishyura. Mbibutse yuko ni gahunda y'Abashinwa ijya kubaka ino mihanda, bigomba kuvuga ati iba yarumvikanye n'igihugu, ikavuga ati ngewe ngomba gukora imihanda, ntimunyishyure, nkazishyuza imihanda, igihe amafaranga yanjye yazavamo ngakora iki, nkabahereza imihanda imeze neza cyane. Kuko nk'uko wabwira nk'umuntu avuga ati ngewe reka ngukorere iriya nyubako nyuzuze nyigeze hejuru, nimara kwigeza hejuru noneho nyikodeshe, nimara kuyikodesha banyishyure amafaranga nayishoyemo,
niyikuba nka kabiri nungutseho ka kabiri icyo gihe inzu izaba ibaye yawe. Ahangaha rero niko baba barabigenjeje. Bibuke yuko ntagomba gusoza ntaberetse location yanjye, ntaberetse my location ugomba kuyimenya. Gahunda ni handi ni Kigali niho mba mperereye kabisa, ahantu heza cyane, hateye neza cyane, ahantu heza hafite ubwiza butandukanye, ubwiza bwiza cyane, ahantu harasa neza kabisa, niho mba mperereye kabisa. Nta handi rero ni Kacyiru rero niho mba nibereye. Hakuno murabona ko hari view nziza cyane. Ndabibutse yuko mba mperereye hano hafi ya Faisal, y'umwami Faisal kabisa, niho mba nibereye. Gire ngo murahareba hariya hasa icyatsi, niho mba mperereye kabisa. Noneho murabona ko ibitaro biri ruguru ho gatoya, je nkaba nibereye ahangaha kabisa, ariho mbikurikiranira 5 kuri 5. Nkabereka mu gihe mba naberetse umujyi utandukanye, umujyi mwiza cyane, mba ngomba no kubereka ahantu mperereye kabisa, niho mba ngomba kubereka. Mbibutse yuko njye nitwa Dushimento, ugomba gukanda subscribe kugira ngo ibintu byose tubimenya ubikugereho 5 ku kandi. Iyi ni ya gahunda ya Dutemberane. Ndabashimiye cyane ku muntu uba wakoze subscribe, like, comment ndetse akanadushyigikira mu bundi buryo butandukanye, ukabitugaragariza kabisa. Iyi ni gahunda ya Dutemberanye. Ahangaha ndi ni Kacyiru kabisa, hafi y'ibitaro bya King Faisal, ni hafi yabyo mba nibereye kabisa, nirira ubuzima, nirira isi kabisa. Nahangaha ngire ngo murahabona, naho haba ari imihanda y'udukoryo bro, ni imihanda y'udukoryo isa neza cyane. Je nitwa Dushimento. Mbibutse yuko ugomba gukanda subscribe kuri RW Showbiz TV, ugakanda subscribe ahangaha kugira ngo ibiganiro byose bijye bigucika kabisa, bijye bikunyuraho 5 ku kandi. Ahangaha rero ugomba no gukanda kukazogera kugira ngo notification zose zijye zikugeraho ku gihe, umenye ngo video yakugezeho, umenye ngo ubuzima ni butamu kabisa. Ahangaha rero komeza udufollowing kabisa, komeza kandi like mu gihe uba nakwemeje kabisa, wanyuze mu bihe byiza cyane. Nagutembereje umujyi utandukanye, nkakwereka ko umujyi uteye. Ahangaha rero ni kuri channel yanjye ya nkoreraho utuntu n'utundi. Ndagushimiye, urakoze kwitabira.